ijambo tukiri muri iyi nkuru mbi twumvishe ari abakunda abaramyi mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange, inkuru twumvishe ya Gisele hadaciyemo iminsi myinshi nibwo twumvishe indi nkuru y'umuramyi wundi usengera kuri ADPR i Remera, kandi niba ntibeshye nawe niho usengera, ayo makuru ntekereza ko ushobora kuyazi kundusha. Ndagira ngo nawe yadusangize tubihurize hamwe, hanyuma turebe wa mugani wawe isomo rishobora kuba ryihishe inyuma y'ibyo bintu bikomeje kugenda biba. Nibyo koko nk'uko bibajije, nk'uko bivuze, hari cyanditswe kivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, sibyo? Ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ariko kandi yongera abantu ko nubwo biri itabyanditse, kurira gushobora kurarira umuntu nijoro bwacya gakomeza karira. Wituma uryama udatekereje ku buremere bw'inkuru y'urupfu rwawe. Kandi ndagira ngo gatindeho, ndumva harimo ijambo ryo kwitondera cyane. Wiryama udatekereje ku nkuru. Wituma uryama utabanje gutekereza ku buremere bw'inkuru y'urupfu rwawe. Nubwo atari cyo dukwiye gutekerezaho bwa mbere. Abantu bitabiriye umuhango wo gusezera Gisele ku Gisenyi, nkeka ko umubare wabo utigeze ugaragara mu bukwe bwe bwo gushyingirwa busanzwe, kubera ko nubwo urugendo rwari rurerure, umwanzi ashaka kunyaga uwo munezero. Uhamagara kwinshi n'uyu mwana uramujyanye koko, ubu uramukunze nyine kuturusha, nawe uramwishyiriye. Nageze i Gisenyi ntangazwa n'ikintu gikomeye. Turabasuhuje mwese abakurikiye EMTV cyangwa se Evangelize Le Monde TV, aho mugiye muri hagiye hatandukanye ku mpande zose z'isi, ari abari mu Rwanda, ari abari mu bihugu bya Afurika ndetse no ku yindi migabane. Twizera neza ko mudukurikira muri benshi, ndizera neza ko mugiye muri aho mugiye muri mumeze neza cyane. Uyu mwanya rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, umunyamakuru, umuramyi, umuririmbyi, umucuranzi yamenyekane cyane hano mu Rwanda, BKM. Turagusuhuje. Ibyo bintu byose ninjye ubikora mwe. Burya nta muntu, wowe ntago uriwe, ahubwo wowe uri ibikorwa byawe. Ndakeka tubyemeranye ibyo ngibi. Basi umva hito nizo gitari mbona inyuma yawe dore. Nibyo, uri umuramyi, tangira ukora mu mitana bibwira abatanazi. Ucokoje kabisa. Kubana na Yesu iteka mw'ijuru bidutera umunezero, bikamtwishimisha. Mw'isi ndumushitsi sinza ihoramo, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru. Pawulo yaravuze agira ati kubana na Yesu bidutera umunezero. BKM turagushimiye cyane, iyo ndirimbo ni nziza itwibutsa amakuru y'umurwa turi kwerekeramo. Mu byumvikana birumvikana ko ntago nzi ngo uri mu bihe bitumye uririmba indirimbo. Ese amakuru yawe muri rusange bimeze gute? Ibihe ndimo rero hari n'abandi benshi tubisangiye. Ndi mu bihe by'imvange. By'imvange no kuvuga ngo iki? Ko niko isi isanzwe idukorera, ntabwo idushyira kuri balance dushaka, ahubwo usanga uyu munsi umuntu aba yishimye, ejo akaba ababaye. Ariko what the Bible say, ngo niba ubabaye senga, yego. Niba wishimye ririmba. Kuba mfashe gitari nkaririmba si ikimenyetso cyerekana yuko
nishimye, ahubwo ni ikimenyetso cyerekana yuko ari bwo buryo mbonye bwo gusenga, kuko no mu kuririmba turasenga. Rero indirimbo z'umunezero tuzibwirwa na message kuruta kuziririmba. Rero ndi mu bihe bivanzemo ibyishimo, bivanzemo n'umubabaro, ariko sinjye njyenyine, hari benshi tubisangiye. Rwose agira ati ari mu bihe by'uruvange, kandi koko niko bimeze mu isi. Tuba turi mu bihe byiza, ejo tukaba turi mu bihe bibi. Nta wamuveba cyangwa agire gute, buri muntu wese ubwo buzima nibwo tubamo umunsi ku munsi. Hanyuma bikemu abantu bakumenyereye cyane hano mu Rwanda nk'umusesenguzi muri gospel cyangwa se mu bijyanye n'iyobokamana hano mu Rwanda, yaba mu bijyanye n'abahanzi, yaba mu bikorwa by'ivugabutumwa n'ibindi byinshi bifite ahantu bihuriye n'iyobokamana. Ndagira ngo utangire ubwira abantu, uhereza abantu ishusho y'iyobokamana muri iyi minsi, gospel yo mu Rwanda uburyo ihagaze, ese bimeze gute? Hereza abantu ishusho y'uburyo umuziki wa gospel mu Rwanda uhagaze, yaba mu buzima bwabwo n'ibindi byose byerekeranye nabyo muri rusange. Ako kantu ni keza. Burya igihe abantu babayeho mu buzima batishimira intsinzi bamaze kugeraho, usanga bavunika cyane. Rero turashima Imana ko gospel mu Rwanda igenda itera imbere uko bwije n'uko bukeye, kubera social media. Social media buriya yahishuye ibintu byinshi cyane tutari tuzi. Buriya YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga abantu tugenda duhuriraho, byatumye hari abantu tumenya, byatumye hari n'ibintu tumenya ku bantu. Ni ukuvuga ngo hari ikintu nkunda kuvuga, iyo utije umuntu mikorofone w'umuhanga, ubu mwaguriye kuzamuka mu ntera. Yego, kumutiza mikorofone gusa, ubu mwaguriye kuzamuka mu ntera, kuko ibitekerezo bye byiza n'ubuhanga bwe aba bw'expressinze hanze, isi yose ikabimenya maze ikamufana. Urumva bumufashije cyane, tubigatuma tumenya ati burya muri iyi quartier habagamo umuntu umeze gutya. Ariko ni vice. Ariko kandi nabwo iyo utije umuswa mikorofone, ubu mwaguriye ikibuga cyo guseberaho. Urumva byose ko bimeze kimwe. Rero kubera abantu benshi twagiye dutiza mikorofone, byatumye hari byinshi tubasha kuvumbura kuri bo, tunamenya byari biri mu bwiru bataramenyekana. Kuko iyo umuntu akuzamuye mu ntera, si ukuvuga ngo hari ibintu bishya uje guhindura muri sosiyete cyangwa uje gukora bidasanzwe bikubaho, ubwo ni ukwagura icyo wari cyo. Nimba ari igisambo, urabigisambo mpuzamahanga, kimenyekane kuri YouTube ko wiba wesikora ugira uti. Niba ari n'umukozi w'Imana usengera abantu bagakira, urajya wicarana no basengera no muri Amerika bamenye ko hari impano ikurimo. Nuko social media imeze rero. Ariko ku kibazo arumbajije, navuga ko ishusho ya gospel, ubutumwa bwiza bukomeje kugenda bugera kure kubera uburyo twahawe bwo kubwamamaza. Ni ikintu cyo kwishimira. N'umuziki w'u Rwanda urimo uratera imbere mu bigaragara rwose. Amakonsero mu Rwanda gospel asigaye yitabirwa, akaba yarusha na yasekira. Abantu bashobora kujya mu gitaramo bishyuye kugira ngo bateze umanzi imbere. Byose ni ibintu byiza byagezweho. Senari kubera kugusubiza kuko wabimbajije. Hanyuma tukiri mwaho ngaho muri uwo mujyo wa gospel hano mu Rwanda, twumvishe inkuru mu minsi yashize, ndetse nanjye ejo bundi narakwiboneye turi hariya i Rubavu mu rupfu rwa Gisele Precious. Narabikunze cyane, nsanze abanyamakuru babyitabiriye bagiye kureba uburyo umuhango ugenda, kumushyingura kugira gute. Mu bantu bari bahari, niba nararebye neza nawe narakubonye, ndagira ngo usangize abantu byabereye aho ngaho, umuhango wagenze gute, abantu bari bitabiriye umuhango wo kumushyingura banganaga iki, ese abanyarubavu muri rusange babifataga gute, n'abanyarwanda muri rusange guherekeza umurambo wa nyakwigendera? Urakoze cyane rwose kuba wemeye ko tugaruka ku ibi bintu, ntacyo bitwaye, kuko ni muri ya gahunda yo gukomeza n'ubundi kumwibuka no kuzirikana imirimo myiza yamuranze. Buriya ikintu gikomeye mu buzima ntabwo ari uko umuntu apfuye, ahubwo ni inkuru asize imusozi. Usize nkuru cy'imusozi, donc inkuru y'urupfu rwawe iremereye bingana iki? Uzi ko inkuru y'urupfu iremera, iraremera, wanayikorera ntubashe guhaguruka kubera uburemere bw'inkuru y'urupfu rw'umuntu ukomeye, rw'umuntu wubaha Imana. Mbonye abantu bapfa ukabona bakuzuza na stade Amahoro kubera urupfu gusa, kandi utakora ubukwe busanzwe kubona abo bantu.
Iyo na Bibiliya irabivuga ko ibirori bikomeye by'umuntu ni umunsi w'urupfu rwe. ni umunsi w'urupfu rwe. Rero hari n'abapfa ukabona no kubashyingura bari kubisiganira. Yes, bikaba byakorwa n'abantu batiriwe abandi bo babirozonze bavuze ngo ntabwo dushobora gukora k'uyu murambo dukurikije karagiteri zaranga kuno muntu. Baruzi ko nabyo bishoboka. Hari n'umuntu upfa abantu bakagenda bahana chance mu muhanda bavuga ati Imana yakidukijije. Ndibuka muri karitsiye nabagamo hari umurozi wigeze upfa ukabona abantu bishimye cyane ukabona ati chance iti cyapfuye mwana ati ntabwo kizongera kuturaga. Urumva imirimo ni ikintu gikomeye dukwiye gutekerezaho mu buzima bwacu uko bwije nuko bukeye, kubera ko nabonye ibintu ku Gisenyi byanteye ubwoba, ariko si ubwoba bundi bubi, ubwo no kurushaho gutinya Imana no gutekereza ku buremere bw'inkuru y'urupfu rw'umukiranutsi. Gisele numva ibintu bye bwa mbere numvise banza ariyo nkuru numvise nkumva ubwenge bwanjye n'ibitekerezo bibaye nk'ibyimuka, kuko nareba ukuntu apfuye akiri muto, umubyeyi w'umwana umwe utaruzuza n'amezi 2, ndeba aribwo yarakirangiza amashuri kwiga kaminuza, ndeba ukuntu yarashingiwe vuba ameze nk'akiri mu kwezi kwa buki, ndozi ko ari ukwezi kwa buki, ndeba ukuntu yaramaze kuba umuntu ugiye kuzamura umuziki nyarwanda nk'umukobwa wari wiyerekanye mu ruhando acuranga aririmbira Imana. Byose ndabireba ndavuga ati wa Mana uhamagara kwinshi n'uyu mwana uramujyanye koko, ubwo uramukunze nyine kuturusha, nawe uramwishyiriye. Nageze i Gisenyi ntangazwa n'ikintu gikomeye. Nkeka ko abantu bitabiriye umuhango wo gusezera Gisele ku Gisenyi, nkeka ko umubare wabo utigeze ugaragara mu bukwe bwe bwo gushyingirwa busanzwe, kubera ko wenda ndagenda tubinyuza muri iyi video abantu babirebe, hari abantu benshi cyane. Nge natanze ama interview nanjye nkora ibiganiro, ariko nkajya mbona naho mpagarara ukabona abantu buzuye ikibuga, ukabantu buzuye urusengero, abantu baraza parking bantu, abantu baraho bicara mu rusengero barabyigana. Kubera iki cyari cyo ngarukaho, inkuru y'urupfu rw'umukiranutsi ikwiye kubiremereye mu matwi y'abayumva. Ugifite chance rero guhumeka umwuka bazima, wituma uryama udatekereje ku buremere bw'inkuru y'urupfu rwawe. Haleluya. Kandi ndagira ngo gatindeho, ndumva harimo ijambo ryo kwitondera cyane. Wiryama udatekereje ku nkuru, wituma uryama utabanje gutekereza ku buremere bw'inkuru y'urupfu rwawe. Nubwo atari cyo dukwiye gutekerezaho bwa mbere, kuko icyo dukwiye kuba dutekerezaho cyane n'ubugingo, ariko bikubiye muri ubwo buremere, kuko umwana w'ubugingo iyo apfuye isi n'ijuru birahurura, kuko icyo kintu cyamubayeho. Nubwo mu isi tuba turira twihanagura amarira, twabuze na position yo guhagararamo, twabuze n'amagambo tuvuga byaducanze n'ibisebe, kandi ndabizi please biragora cyane gukomeza uwakomeretse. Nziko bigora we, hari urwego ubona umuntu yababayeho, yahuye n'ikibazo, ukumva no kumusuhuza biri kugutera complex, ukumva ni wowe ufite amakosa. Kureba umuntu wagize ibyago wabuze we, kumubwira pole ntibihagije, uba wumva wabuze ijambo ukoresha ku munsi w'ibyago by'umuntu. Nubwo tuba turi kwabuze icyo tuvuga n'amarangamutima yazamutse n'amarira akamanuka, ariko mu ijuru disi ngo wabavuze impundu. Tukiri kuri no nkuru ya Gisele,
ngira ngo mu biganiro watanze mu minsi yashize ntekereza ko wavuze ko Gisele n'ubundi yari umuntu mwari musanzwe muziranye, ndetse nanjye nzi yuko ushobora kuba waranamutoje mu bijyanye n'imiririmbire. Ese Gisele ukimara kumva inkuru y'urupfu rwe BKM wabyakiriye gute, wabifashe gute? Ku ruhande rwawe ndagira ngo utugaragariza amarangamutima yawe. Njyewe nta sinza gusobanura cyane kuko narabivuze, kandi no ku televiziyo nabivuzeho ku bakurikiye ikiganiro. Sinshaka gutinda cyane ku buryo cy'inzira nyina Gisele, ahubwo ndashaka gutinda ku isomo ryihishe inyuma y'urupfu rwe. Sibyo nakubwiye ngo ntukaryame udatekereje ndi guha abantu umukoro utoroshye. I know better. Ndi guha abantu umukoro utoroshye, ndi guha abantu umukoro uteye ubwoba, ndi guha abantu umukoro uremereye, kuko ikiremwa muntu ukuntu duteye ni gake twiyumvisha ko tuzapfa, kandi bizatubaho twese. Wowe uri kureba iki kiganiro ajya ubwire ko uzapfa. Oya, position izo zireke. Icyo waba uri cyo cyose uzapfa. Buriya ni nayo balance Imana yashyize ku bantu ituma dukwiye kubaho mu buzima bwo kuganduka no kwiyoroshya no guca bugufi. Iyo twibutse ko hari umunsi buri muntu wese ifoto yizandikwaho rest in peace, it could take us to be humble. Do you understand? Niyo resulta byagakwiye kuba bituzanira. Hari igihe ubona umuntu muri societe yiremereje yibyimbije, tisha murabizi sha kuki muri kunyanduriza amakaro we, ibibizo byanjye tininde washyizeho kariya kantu niki, ati akanatukana kagira ute nifuhe ryinshi cyane ry'umutungo we n'ubutunzi we. Ibintu byose ku isi dukorera, amafaranga kuyashaka, amamodoka, burya tuba turuhira undi muntu biri inyuma tuzi cyangwa tutazi. Iyo uvunika cyane ku isi kushaka ubutunzi, hari umuntu uri korohereza kutazavunika. BKM unyemere ntaguciye mu ijambo, tukiri muri iyi nkuru mbi twumvishe ari abakunda abaramyi mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange, inkuru twumvishe ya Gisele hadaciyemo iminsi myinshi nibwo twumvishe indi nkuru y'umuramyi wundi usengera kuri ADPR i Remera, kandi niba ntibeshye nawe niho usengera. Ayo makuru ntekereza ko ushobora kuba yazi kundusha, ndagira ngo nawe yadusangize tubihurize hamwe, hanyuma turebe wa mugani wawe isomo rishobora kuba ryihishe inyuma y'ibyo bintu bikomeje kugenda biba. Nibyo koko nk'uko bibajije, nk'uko bivuze, hari icyanditswe kivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, sibyo? Ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ariko kandi yongera abantu ko nubwo bibiri itabyanditse, kurira gushobora kurarira umuntu nijoro bwacya gakomeza karira. Yes. No, wibaza ngo ntabwo ariko mbyumva, niyo realite de la vie. Ahubwo birashoboka nyine ko ijoro ryawe ry'amarira ryacyukirira. Nisutekereza ko uriya mugabo wa Gisele n'abandi b'inshuti baba muri hafi kuturusha, reka nkubwire, nubwo tubabazwa n'igisebe kiri ku muntu, ariko ntabwo kiturya nka nyiracyo. Mwumvise ibintu nshatse kukubwira? Yego, nubwo mbabazwa n'igisebe karahandurika gaho kari ku wundi, nubwo tubabazwa n'igisebe kiri ku nshuti yacu, ariko ntikiturya nka nyiracyo. Ubu umugabo wa Gisele niwe ushobora kuviva ubuzima bw'urupfu rw'umugore we. Ariyo mpamvu twinginga Imana yo mu ijuru, iyo yatsindiye isoko ryo kwemera kuba karuhura, igasiga itangaje ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange, ikavuga ngo ninjye mugabo w'apfakazi nkaba papa na mama w'imfubyi, turayituma. Ni ukuri muri iki kiganiro ndabisenze, nitugire kwa Gisele mu rugo kuri uriya mugabo. Nta kintu dufite cyo kumubwira, nta magambo dufite yenda gukora ahantu muri cya gisebe ngo yumva ataye na 60% by'uburibwe. Oya, uretse ijuru gusa dushobora koherezayo tukarituma. Ni Yesu wenyine ufite icyo kintu nk'umutungo, kandi
umutungo wimukanwa, niwe ufite ability na capacity yo gusanga umutima urushya, yo gusanga umutima uremerewe akawukora ati yo di pole sha pole ya Yesu iraryoha we, ntabwo imeze nk'iy'abantu. Twe hari igihe dutanga pole hari ibindi tugamije, hari igihe dutanga pole dufite ibindi dushaka mu iyo pole, ko Yesu nta mibare ajya akora yo kudutabara, adutabara kuko ari inshingano ze nk'umubyeyi. Uri kumva? Ndatuma Yesu w'i Nazareti atugire muri famiye ya Gisele, Imana ikumve, asange Soso, asange bakuru ba Gisele n'abarumuna be, asange uriya mugabo, asange uriya mwana, abari ugira ikintu bavugana baganira, kuko ijambo rya Yesu iyo rikugezeho uraruhuka, uva imitwaro yose n'ibiro wari wikoreye urabimutura, kandi yemeye kwikorera imitwaro yacu kubw'urukundo. Tukiri Gisenyi none byarumbajije, twagiye kumva twumva indi nkuru nayo itugezeho ati iremera kuri ADPR umugeni aratashye. Itangazo ryo gutaha k'umugeni rero ukiwe n'Imana ni itangazo ubundi ritajya rivuguruzwa. Ntabwo amarira turira n'amagambo tuvuga ko wapfuye ntibihagije ngo bikonvenke Imana tuyime umugeni wawe yashatse kumuhamagara, kuko hari ibyo twajya dukodesha n'abazi kurira bakatugarurira abacu twabuze. Umunsi papa yitabaga Imana, nyine n'umuntu twaganiraga nashyizemo akantu kajya gusa na blague, ndetse ati no bari kubabeshya nta ntibishoboka, sibyo muzehe tishwi umva bidashoboka, ndabizi ko Imana imukunda ariko yabiduhemukiye aka kanya nyine numva sinigeze ndire uwo munsi, numvise nyine ari ibintu by'imikino abantu bibereyemo cyangwa ari nk'impanga ye tutari tuzi, mpakanira n'umuntu mbwiye nkuru ati oya ati tujye mu rugo dusengeho gato turagera Igisenyi yazutse. Urupfu uburemere bw'inkuru y'urupfu mu mitima y'abasigaye ko bimeze. Iyo umuntu aganira bino bintu rero ntabwo babiganira nk'ikiganiro yahamagayemo n'itangazamakuru. Twe tuganira urupfu twagize tumeze nk'abasogongeye, tuba dukora tuba tugerageza guhanagura igisebe cy'abantu natwe twakomeretseho. Ntabwo bino bintu tubivuga nk'ibintu byo kwiyerekana ku mateleviziyo, tuba dushaka gutuma inkuru zacu kugira ngo zigishe sosiyete, tunakangura abantu kwicisha bugufi no gukomeza kuzirikana ko kubaha Imana ari byo byonyine bifite ubuzima burambye buzahoraho. Hari ikintu nshaka kuvuga, ndashimira itangazamakuru cyane, rituma bari hirya bari kure nabo bamenya ibyatubayeho. Famiye hari igihe twatabawe n'abantu baturutse kuri YouTube, kuri social media, nihanangiriza n'abantu bakritika bino bintu ngo kuki ngo muvuga ku nkuru z'urupfu rw'abandi. What is the problem? Inkuru y'urupfu nyine si ibanga, ntabwo ijya yihisha. Niyo utabivuga kuri YouTube bayipostinga kuri stat. Cyo dukorera ibintu no kujya umuntu dukurikiye yigishwe nibibaye, akomezwe nibibaye, avuga ejo nawe naburu we yarabonye iki kiganiro avuga ati Imana yatabaye bikema burase ikamukomeza akaba kibasha kubivuga ngo ntagira icyaha. Nanjye ninjiye muri situation ndibutse bya bikemo ndakomeye, kubivuga ni byiza ndetse cyane. Kindi tuba dutumikira imiryango yagize ibyago, kuko nitangaza barijyana kuri radio. Are you getting it? Barijyana kuri radio bwirira abantu, natwe tuba dutumikira ino miryango. Ariko ngewe intego nyamukuru yo gukora ikiganiro nk'igise gutumikira imiryango, ubwo no kugira ngo abantu bigishwe na situation ziri gutambuka. Twari Gisenyi
vuba cyane twumva ngo kuri ADP Remera umugeni aratashye ni umukobwa bita Tuyisenge Grace ni umumama sorry ufite abana bane bakiri bato ndumva n'umukuru nta n'imyaka 15 aragira urumva n'abana bagikeneye urukundo rwa nyina ariko Imana ntibyemeye siko yibibona nkuko tubibona tujye kumva nawe ngo aguye Kanombe aguye CHK I think mu bitaro yagize ikibazo cyo kubura amaraso buri muntu wese ugihumeka umwuka abazima ku isi afite ikizamwica afite n'igihe azapfira afite n'ahantu azagwa ushobora kugera aho uzagwa igihe kitaragera ukahaca ugatambuka ushobora kugeza igihe cyo gupfa ikikwica kitaraza Imana ikongera igihe nta muntu n'umwe ku isi uzapfa ibyo bintu bitatu bitujuje umunsi n'isaha n'amasegonda igihe uzapfira naho uzagwa n'ikizakwica bigomba kuba iyo byuzuye urupfu nyine murajyana Tuyisenge Grace yari umuririmbyi wabanaga neza n'abantu n'Imana korali Rayon yamutangiye ubuhamya mugeze nganiraho n'umwe mu baririmbyi ba Rayon uri no muri komite ariko mu makuru ye uburyo yatashye yabanje kwitunganya aho yavugaga ngo ubuzima bwanjye buri hagati y'ibintu bibiri no gupfa cyangwa no gukira Imana abana babaye basigaye nahabawe n'ubundi no wari warabampaye rero Grace muri korali Rayon kwenda tunasoza ninjye mutumirwa wenyine ujye usoza ikiganiro atagitangiye nta kibazo nuko iyo numvise icyo kubwira abantu kirangiye nateguye ngenda soza burya kugira ntaza kuvugishwa nkavuga iby'isi abantu b'Imana badakeneye rero turihanganisha famille ya Grace turihanganisha umugabo we cyane nibyo nakubwiye kare ngo igisebe cyanjye wowe nubwo uzubwira uvuga ngo pole ariko njye umva uburibwe kukurusha ngo urataha ukajya no kuryama no kurya urarya ko nyeshobora kutarya kubera igisebe ari cyanjye rero ku mutwaro yikoreye ku gikomera afite umugabo wa Tuyisenge Grace Imana imukomeze nkuko natumye marayika w'Imana igisenye kwa Gisela nukuri uwo mu marayika kubera ko Yesu abera hose icyarimwe ndamwinginze nasange n'umugabo wa Grace muri korali Rayon akomeza umutima we kuko arababaye kandi agahinda ke karumvikana cyane nta muntu utanagakurura sibyo Imana nitugerereye korali Rayon yihangane cyane kubura umuririmbyi nabyo ntabwo biba byoroshye muri korali yari afite umumaro Grace yabonekaga mu materaniro ya Rayon atandukanye yabonekaga mu birori bitandukanye Grace yitangaga kubw'umurimo w'Imana ndetse cyane Grace yari amaze igihe atanze kandidatire no kuza muri worship team yigeze za no kurepeta nka gatatu niba mbyibuka ababyibuka baramfasha Grace wabonaga afite ishyaka ryinshi ry'umurimo w'Imana ariko yabanje kurwaraho abantu babona ari indwara idakomeye ariko ageze mu kwa muganga ati umuntu wanyu yabuze amaraso bamushyira muri za oxygene birangira nyine Imana imukunze kuturusha avuga ati okay kama nkuko mpamagaye Gisela nawe ndagushaka ndagukeneye nuko Imana rero ibigenza niko ibikora niko yabyanze niko yabisinyiye nta kintu dushobora kubihinduraho ahubwo dore twiteguye kandi turi maso kuko tutazi umunsi Yesu azagarukiraho niba Yesu adatinze kugaruka urupfu rwo ntirutinze hanyuma bikemo dusoza ndagira ngo utubwire si Grace gusa si Gisele gusa si naka na runaka muri uyu mwaka ndetse no mu yabanje twagiye tubona abakristo benshi bagenda bitaba Imana ndagira ngo tubwire ese ufite experience nawe muri ibi bintu ntago wapfuyeho ariko wabonye abapfa even wabuze n'umubyeyi wawe muri uyu mwaka wabitubwiye ndagira ngo tubwire iyo umukiranutsi apfuye kuri wowe bisobanuye iki dusoza ndagira ngo utubwire uko byumva ndetse n'uburyo wahumuriza abagiye babura babo batarabatuvuza hanga kuri kamera hari n'abandi benshi nkuko nemaze kwikubwira gupfa k'umukiranutsi rero ni umugisha ubundi umenye ko umukiranutsi apfuye ukaburisha ubundi wagakwiye no kugira icyifuzo cyo guhita umukurikira kuko ijuru
ijuru niho hantu honyine tuzagera Imana ikaduhoza amarira yose twarize ivuga ati bana banjye sinabacunguriye ubusa. Rero urupfu rw'umukiranutsi ni inyigisho ku basigaye. Mpita niga, mpita nanjye nkumbura ijuru, nubwo kurijyamo bisudusaba guca mu mibabaro y'urupfu, ariko umubabaro tugira uyu munsi ntabwo wagereranywa n'ubwiza tuzambara tugeze mu ijuru. Amen. Baravuze mu byahishuwe ibice 14-13 bavuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imiruho imihate yabo kuko imirimo yabo ijyanye n'abibakurikiye. Ngo nibutse abantu ko imirimo myiza dukora yo kubaka insengero no kuzura no kuvura abarwayi no kubasura no gufurira insengero no kwanika imyenda y'itorero no kudiyakona, ndagira ngo nibutse abantu ko bidahagije ngo bitujyane mu ijuru, ahubwo bizaduherekeza. Dukwiye kwita ku bikiza ubugingo kuruta ibikiza umubiri. Amen. Urakoze, turagushimiye Bikemu kubwo amagambo meza utubwiye adukomeza, ndetse dushimiye nawe warudukurikiye hano kuri EMTV, ngira ngo ukomeze ugubwe neza aho uherereye hose.